Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jerome Muhirwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri iki gitabo uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, jenoside yakorewe abatutsi. Ariko uyu munsi by'umwihariko tugiye kuganira ku ruhare rw'amadini mu bibazo byo mu Rwanda. Amadini n'insengero ni uruhe ruhare mu bibazo by'u Rwanda? Banza kanda like musabe mubwire ni kanda like kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi. Nawe urabizi ko iyo ukozeho like ntacyo bigusaba, ni ubuntu. Kandaho niba wumva ushaka kudushyigikira, gira like. Niba wumva kandi utabishaka, komeze, imihanda irafunguye. Turebe uruhare rw'amadini mu bibazo by'u Rwanda. Ubundi idini ni iki mu maso y'Imana? Ijambo ry'Imana ritubwira ko idini ari iki. Idini ni imigenzo n'amategeko abantu bagiye bafata mu mitwe bakagenda babihererekanywa kuva ku bisekuru n'ibisekuruza. Iryo ni ryo dini. Imana niko ivuga idini ni amategeko n'imigenzo za gakondo abantu bagiye bagahererekanywa kuva ku bisekuru n'ibisekuruza kugeza na magingo aya abantu bakikura mu madini. Kandi wibuke ko nta dini rizakujyana mu ijuru. Impamvu rero tugiye kureba ikibazo cy'amadini mu bibazo, uruhare rw'amadini mu bibazo by'u Rwanda ni uruhe? Amadini kubera iki ateza ibibazo mu Banyarwanda kandi yagombye kuba ari umuyoboro w'inzira iganisha abantu ku Mana? Dufate urugero nko ku butegetsi bwa Habyarimana ukuntu byari bimeze. Abategetsi bose n'abayobozi bose bisangaga bari muri MRND. Noneho MRND nayo ikaba ifite abantu bashinzwe kugenzura no kuyobora aya madini, ku buryo ubutegetsi bwari bushamikiranye bufatanye neza n'amadini. Hari abakatolika, icyo gihe hakaba hari abapadiri, abo bita ababishopu, abashumba. Bose uzi ko abantu b'agatolika bageraga aha ngaho, wenda tubabarire hafi nibo bari bafite igice kinini ku ijana mu Banyarwanda, barengaga za 60%. Noneho hakaza abaprotestanti, hakaza abapasiteri bo bari nka 27%, hakaza noneho abadivantiste, abasilamu n'abandi bantu nk'abo bose n'abandi banyuranye bakagera nka 13%. Urumva abantu bose n'abantu bisangaga muri aya madini. Ese abayobozi b'aya madini hari uruhare babaga bazi cyangwa bazi gahunda ya leta? Twavuga tuti benshi wenda bari babizi kubera ko basunikwa bakavuga bati mukora ibi, abantu bose mwigisha mubwira ibi n'ibi, ariko kuki batabajyanaga ku Mana nyamana? Icyo gihe rero ni uvuga ngo niba abantu barisanze muri jenoside y'icyenda na kane yakorewe abatutsi, abantu bica abantu kandi bari muri aya madini, ni ukuvuga ngo ntacyo babamariye. Aribyo bisubiza kuri ya Abaroma 3:10-18 ko nta n'uyu n'umwe ushaka Imana n'umukunda Imana. Kubera iki? Kubera ko bayobejwe n'idini nyine, ntibasoma Bibiliya ubwabo. Ubundi ugomba gusoma Bibiliya ubwawe. Niyo mpamvu utandukana ugatana n'idini, ugatana na definition y'idini nakubwiye ko ari imigenzo n'amategeko abantu bagiye bamira bunguri kugeza na magingo aya. Tandukana nabyo rero, usoma ijambo ku bwawe. Gute rero amateka yisubiramo? Uyu munsi abantu bareba bakavuga bati ari amadini, ubutegetsi bwarivanga n'amadini bakayobya abantu, none twebwe tugiye gufunga insengero. Bya byo gufunga insengero, Imana uko ikora ntabwo ikoresha ibintu icyarimwe buri gihe ngo bihore ari ibintu bimwe kopikore. Imana ica undi muvuno nk'uko abantu baca imivuno, Imana ica undi muvuno. Ejo bundi yari amadini yivanze n'ubuyobozi bugakoreshwa. Urabona uko byagenze muri jenoside 94, insengero abantu baguyemo ko banganaga, urabizi. Uyu munsi rero gufunga insengero ntabwo ari umuti, ahubwo wazifunguye ugatuma abantu bigisha ijambo rya nyaryo. Ibintu by'ibyacumi byateye kwa amafaranga, abantu bagize insengero nka business, akaba ari byo biva mu nzira aho kugira ngo insengero zifungwe, kuko ntabwo ari umuti. Byanze bikunze babana ahubwo none ubwo bahita bahinduka uzwi umuntu arwanya Imana, uzwi ibintu aba mugambi bavuze wa Satani utangiriye mu Rwanda. Ibyo bintu rero ni amateka yisubiramo, kuko amadini yaba mu Rwanda yaba no ku isi yose muri rusange, ntabwo abantu bazi umumaro w'amadini. Ese idini Imana ifata gute? Ese ibyo amadini akora Imana irabyemera? Ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bajyanwe ku Mana bya nyabyo? Narabisobanuye ko abantu bagomba guhugukirwa gushaka gusoma ijambo ry'Imana ubwabo, bakarisoma. Noneho abantu bafite gushaka no gukunda Imana ku mutima, atari business, akaba aribo bayobora abantu.
kuko kuvuga uti uyu munsi dore ngewe ndi gukora business y'idini cyangwa se muzi wanjye kwa kanaka, ibyo bivuga ko iryo dini ni ry'umuntu, ntabwo aba ahagarariye Imana imbere y'abantu bayo. Kugira rero ngo ubere urumuri abantu b'Imana, ugomba kubanza ugasoma ijambo ubwawe ukaryumva 1, 2, 3, 4, wamara kuryumva noneho wewe ukaryigisha n'ubuntu ye utajya kwaka ibyo by'icumi. Iyo mpamvu njye avuga ati Imana ngewe uzampa urusengero rutaka abantu amafaranga ahubwo ruzayabahe kuko nimba utangiye kwaka abantu iby'icumi cyangwa amafaranga aho waciye ukubiri n'Imana. Ndibaza ko Kristo nta mafaranga yakaga abantu, yabigishirizaga ubuntu, intumwa zigishiriza ubuntu. Natwe niyo mpamvu dushaka kwigishiriza abantu ubuntu kuko twaherewe ubuntu. Yigishiriza abantu ijambo ry'Imana ubuntu kuko waherewe ubuntu. Yayimaze iki se? No kwishyuza abantu kugira ngo bamenye ijambo ry'Imana. Abantu babishyuza abantu kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana. Ndabareba nkavuga ati ni kuri wa munsi w'urubanza bazaba bafite ibyabo basubiza, natwe tuba dufite ibyacu dusubiza. Ariko umuntu wumva ukunda Imana, ushaka kundisha abantu Imana, reba nk'ubwo buntu Imana yakugire kugira ngo uyimenye. Kuki utabugirira abandi nawe ngo bashake mu maso y'Imana bamenye Imana ku buntu? Madini rero usanga ari bya bintu bavuga ngo amateka yisubiramo, kubera ko amateka ahoraho abantu ntibayige. Iyo batayize, iyo ahozeho nyine aguma yisubiramo. Nubwo byaba mu bundi buryo ariko biba burya ari bimwe. Nusura urabona ikibazo cy'amadini aho kigejeje abantu mu minsi iri imbere bitazatera ikibazo gikomeye nk'uko byagenze 94, amadini agira uruhare muri za jenoside. Aya madini nayo yaba y'inzaduka, yaba bafunga, yaba abantu bayoboye amadini, ibyo arimo byose hari igihe ushobora ukabona biratesha n'agaciro n'icyubahiro Imana mu maso y'abantu, kuko baba babirwaniramo ngo ngaho kanaka yapfuye n'undi amafaranga gukora ibintu by'amadini ngo ibya 10 n'ibyo bintu, kuko birakwiriye mu bantu bitwa abakozi b'Imana. Ntabwo bikwiriye, ni ibintu byo kugawa, ahubwo ukitandukanya nabyo. Ntugende uvuga uti muzane ibya 10, muzane amaturo, wakagira ngo hari ibyo bintu byo kujyanye kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo wigishe ijambo ry'Imana. Byigishe ku buntu, ubuntu kabisa. Ntuce abantu amafaranga, ntubarihishe, ubareke bamenye Imana. Niyo bamenye Imana bakaba babonye ko wabagejeje ku Mana, kubera ko waberetse ijambo ry'Imana nawe atari umuhuza n'Imana ahubwo ari ijambo ry'Imana wakoresheje, bazabigushimire. Ariko tuyubaka ibyiciro ngayo nguko rero barora rw'amadini mu bibazo by'Abanyarwanda. Buriya wasanga ari intangiriro amadini uzajya kumva wumve bifashe intera, kuko intambara zibamo, ngaho hajemo ubutinganyi, ngaho hajemo ibintu byose bibi bisigaye bibarizwa mu bantu bitwa ngo n'abarokore. Abantu ugasanga baraseka baravuga ati aho kwitwa umurokore ahubwo nakwitwa uw'isi. Tekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugomba rero kwikosora tukamenya ko umuntu wese agomba gukangurirwa kumenya Imana ku giti cye, nk'uko tubisoma muri Yohana 2:20-27. Imana iratubwira ngo wivuga ngo urigisha abantu, kuko ibyo ubigisha bakabyigishije nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Akaba ariyo mpamvu iyi verse nk'iyi bayigisha abantu bakubwira ati umuntu arakuyoboye agufiteho ubutware. Hari n'abantu bayobora abantu bakavuga ati iri ni idini ryanjye ndakuyoboye, ukagira ngo hari bayobora abantu nk'abayobora amahene cyangwa bayobora intama, batazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ahubwo weho niwe mwigisha wawe wanyawe wisomesha, nk'uko dusoma muri Yohana 2:27. Ko undi nta muntu nta cyeza kwica. Niyo mpamvu njye mvuga ntibere abapasiteri, abantu bose mubona ba bishop mwitwa abantu ngo bakomeye bakakaye, biriya bintu natwe twese ibyo tuba tuvuga ni iby'Imana iba yaraduhaye ku bwacu kugira ngo tubabere gato urumuri. None namwe mushakisha ibyanyu mu ijambo birimo, kuko twese dufite ubuzima ariko ubuzima buratandukanye gute? Uko ubona ijambo, ubutumwa message ubona mu ijambo, uko ubyakira kubera wa mwuka urimo Imana yakuremye, ntabwo ariko mbibona, ntabwo ariko undi muntu abibona, kubera ko birahuza n'ubuzima Imana yaguhaye na gahunda Imana yaguhaye hano kuri ino si. Noneho wa wundi ukuzanye kuguhibye ntabwo yagushyiramo ubumuntu bwe kandi ufite ubumuntu bwawe. Impamvu rero ugomba gusoma ijambo ku bwawe kugira ngo usobanukirwe, uzanasanga abantu batabona ibintu kimwe cyangwa se batabyumva kimwe cyangwa se badateye kimwe, kubera ko Imana yabaremye bitandukanye nk'uko Imana yaremye izino ntoki nyine ziratandukanye. Impamvu rero mukangurira nkavuga ni iyo myaka yose umaze kuri ino si ya 20, 40, 50, 70, 80, 100 yewe, ese wari wafata n'umwaka n'umwe ushaka mu maso y'Imana, ushaka ijambo ry'Imana urisome urebe icyo Imana kwifuriza, n'impamvu uri hano kuri ino si.
ndagusabye niba urebye iyi message uyu munsi, tangira ushakishe amaso y'Imana, usome ijambo ry'Imana, uve muri ubwo buyobe bw'amadini, y'amadini nakubwiye akoze ibara 94 amadini no bari gusubiranamo, biriya bintu by'amadini byo gusubiranamo n'insengero gufungwa, ibi bintu bifite icyo bihatse buriya ku bantu barebera mu mwuka baba babibona. Bisimbuke rero ubivemo hakiri kare, ushaka Imana ku bwawe, inzira zigendwa, kuko hariya abantu bazifuza gushaka Imana bitagishobotse. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.